kosti ndarira Imana sabe ko nzakuhi yeregaragi ko napfuye ngo niwe kiyumvire Imana ze kumfakaza komeze n'icumuga apana izo kwishura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Abarondera ubwiza n'icubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye. Izo bishura ubugingo budashira, ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri, ariko bakumvira ukugabitanya, hazoba ishavu, guhambarirwa, amaruswa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza, icubahiro, amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu gucubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Uko twasomye ijambo n'ubundi turabamba abarondera ubwiza n'icubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye. Abo bantu rero bakora ibyiza bihanganye hari impera ngo izo bitura, umuntu wese aziturwa n'Imana ibivanye n'ibyo yakoze. Aya majambo y'ubwiza n'icubahiro twabivuganye, twasanze abantu muri Bibiliya Imana yahaye ubwiza n'icubahiro. Dutangira akarorero ku mugabo witwa Dawidi, twamubuzeho umwanya munini ko gukora ibyiza yihanganye byamuhaye ubwiza n'icubahiro. Tubabwira yuko n'uyu munsi muri Isiraheli umuntu wubashwe twavuga nomero ya mbere mu cubahiro ni Dawidi. N'ikimenyamenya imva yiwe ntabwo iri kumwe n'izindi mva z'abami ba Isiraheli. Oya, Dawidi yahambwe muri kapitali muri Yerusalemu. Abandi bose, abami bose n'abatwaye Isiraheli kugeza ku mushikiranganji wa mbere uherutse gupfa, bose bahambwe mu itongo, rirya tongo Aburahamu yaguze aguriye umugore wiwe. Bose niho bahambye baratondetse bariyo. Ariko Dawidi baje bamuhamba muri Yerusalemu mu gisagara. Kandi narababwiye ku mva ya Dawidi n'uyu munsi harindwe n'abasoda babaga b'Abayuda n'abantu birirwa basengera ku kirimba aho ngaho kwa Dawidi. Kuko Dawidi yubashwe n'umunsi Yesu atuma abigisha ngo mujye kunegura ibya Pasika. Yaravuze ngo mugende mujye kwanuze, ntiyigeze amuvuga mu izina. Hariya hantu baririye ibya Pasika baririye kwa Dawidi, aho Dawidi ahambye hasi muri kamwe gutya, hejuru kuri bariko niho baririye ibya Pasika hejuru ya Dawidi. Urumva rero Dawidi n'umunyacubahiro. Bakavuga yuko muri abo mwanya igihumbi Yesu yagarutse ngo Dawidi azaba guverineri wa Yerusalemu, niyo mpamvu bamwubaha cyane. Niwe ku kirimba birirwa bahatambira baharirimbira. Narababwiye ngo nibabwira amakuru yo mu ijuru nagiyeyo imuzukana maze ntameze ntangire bambwira ibyaho. Nibabwira ibyo muri Isiraheli nabyo nagiyeyo marayo iminsi 10 ngoma hose ndahazi. Mu ijuru ndahazi, mu Isiraheli ndahazi. Nimwemere babwira ibyo nabonye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero ndagira ngo duhagarare kuri ijambo rivuga kudapfa. Ubwoko bwiza, icyubahiro, none kudapfa rero ubirondeze gukora ibyiza wihanganye. Muri Bibiliya hari abantu benshi bagiye bakira urupfu batarukirijwe n'ibindi, barukirijwe n'ibikorwa bakoze. Reka Imana mu kurinda, Imana mu kurinda umuntu ntabwo ikurindwa nk'uko nta nyungu igufitemo ngo bire mupango cyangwa cy'abandi. Oya, icyambe Imana mu kurinda irinda poroje yayo iri muri wowe, irinda umugambi gufite. Hari niba ukiriho ni uko hari ibyo ugomba gukora. Yesu ntabwo icubahiro. Nibwira ko Imana yakurindiye kugira ngo uzayikore mu gihe nk'iki. Ntabwo yakurindiye
icyenda bahengeje basanga karacyarimo ngiro mwicaye muracyariho kubwira umugambi w'Imana ntajya kubwira umugambi w'Imana. Urumva rero Yozefu bamukura muri rwa rwobo baramudandaza bamugurishije n'amahari itupana igahoraho kubera proje y'Imana yari imufiteko. Yozefu mu kumutwara abandi bagurano benshi amateka bize histoire bigaragaza ko bajya bagurano bagurishwaga hari abamuhaga bikaba nabi bakabajugunya mu kiyaga bagapfiramo, ariko Yozefu Imana imurindira muri iryo soko bamushoyemo. Mu kujya kugurishwa ntabwo yaguzwe na nyumba kumi, ntabwo yaguzwe n'umuntu uzajya kugura imishi, oya, kubera ko Imana yagomba ko azaba mukuru. Mu kumugura yaciye agurwa n'umukuru w'ingabo shefu Yesu nahabwa icyubahiro. Imujyana hafi kwa shefu kugira ngo atangire amenye uko abakuru babaramutsa, amenye uko abakuru barya, reka atazava ahatungurwa. Yozefu bamwagirije ibyaha hari ibyo yakoze mu kumujyana mu gasho. Ntabwo yafungiwe kuri buri gare, hoya, ntabwo bamuhungiye mu gasho ka komine, reka ahubwo baciye bamutwara ahafungirwa ngo batumuye ku mwanya. Reka hari baragera ibwami mu mayeri. Ubugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari naho uzunguruka ku bugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari naho uzunguruka ku bugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana si ukuraruriye gusa, hari naho urara ubusa ku bugombe bw'Imana we. Ubugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari naho uzunguruka ku bugombe bw'Imana. Yozefu bamufungira aho umwami ahanira abantu biwe. Kubera iki? Yari misiyo kugira ngo abacumura ku mwami bazace boga bararane na Yozefu amenye amakuru y'ibwami. Batangire kandi murabona ukuntu baciye baza bagafunga abagabo babiri, aba bavugishwa ari na kubavugishwa. Umwe ati wewe iminsi itatu itarahera uzasubira ibwami uhereze umwami igikombe, niwagera uzanyiruke mu mugenzi. Undi nawe ati rero wewe iminsi itarahera bazakumanika uri upfe gende. Ntabwo Imana rero iza gukora operasiyo yo kurotesha umwami inzozi. Arose zibara azisobanura. Wa muntu wasobanuriwe neza abwira umwami ati nyakubahwa, reka nibutse icyaha cyanjye, hari icyaha nigeze gukora murafunga ataho. Rero ndi muri gereza nahuriyemo n'umuntu adusobanurira inzozi, kandi uwo muntu aje n'ibyawe yabivuga. None ubu Yozefu ntageze ibwami, reka ageze iyo batamufunga yari kuzajyayo gute? Imana ntibura kwigenza. Biramugeze ngo muri Imana ntibura kwigenza. Mose niba somaliya mu gitabo cyakuvayo kabiri uzasome neza. Mose Imana nakubwira ngo Imana ntirinda umuntu, irinda umugambi ifite ku muntu. Mose bamubyaye nk'uko bose bavuga, avukira ku itegeko rivuga umwana wese w'umuhungu uzavuka mumwice. Nta bahungu bose b'Abayahudi b'Abaheburayo mushaka muri igihugu. Ngo nyina amubyaye ataramubyaye, tutarya ngo nyina amubyaye, ahubwo nyina amubyaye amubyarira ku babyaza, kandi ababyaza bafite misiyo yo kwica abana b'abahungu. Bakimwakira babonye Mose baravuga ati naho wamwica wakwica pe. Imana ati wabatera imbabazi. Ngo Mose baramureka ati jyana umwana wawe madamu, nubwo abahungu bice ariko Mose ntagenda. Ngo nyina aramutunga, ngo aramurera, ngo aheza ameza ngahe, ngo araruha kumunyegeza. Hari igihe so na nyoko baguhimba,
hari aho inshuti zinanirwa, hari aho bene wanyu bananirwa bikabagora. Na nyina wa Mose byageze aho biramugora, ahitamo kumwiyambura ajya kumujugunya. Ariko Dawidi mu ijambo rikomeye ngo naho data na mama bazona, Uhoraho we azanyitoragurira. Wabwira ngo Imana gutabara, Uhoraho abitoragura muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Mose mu gutoragurwa mu kujugunywa mu kiyaga ntiyapfa, ariko mu kujya gutoragurwa atoragurwa n'umwana w'umwana. Agakeshikana akabati yo mutoya kana niko kamenya mukavuze mumbeza kana keza naho ni mushikiwe ngo mwitore yakana yo mukandi ngo nagaheburayo kwera none nabaronderera umuntu wa umuyali atego atumutumone byagufasha kwera bakajya biriya bakiruka bakazana nyine ati ikiraka kiruhutse agatajya kumurera ati mama da uyu mwana wanjye wankunderera ngwego ngo nabigorera naho byari bigoye ngo yabigorera namashaka atari ko ndi umuheburayo binamuheka barashobora kuzangirira nabi ati hoye tuguha ibyangombwa rero uhetse umwana w'umwana. Yesu ntabitubahira, Yesu nashimwe. Imana yarinda umugambi kuko Imana arizi ko Mose azari gukomera muri azarongora ubwoko bw'Imana akaba umuntu udasanzwe. Imana agiye kumurerera ibwami ngo amenye uko abarongozi babaho, uko bakura, uko bagaburirwa, uko bambikwa, uko baramutswa n'uko bunamira. Imana itubere agahinda rero kuburiho n'umugambi w'Imana wiyumvira icyo Imana ikubesherejeho. Imana dutabara. Si uwo gusa narabwiye hariya Morodekayi na ba Esiteri. Uyu munsi wa none narabwiye ngo muri Isirayeli hari igituma Dawidi yubahwa. Dawidi umunsi ahunze umuhungu we Abusalomu, Shimeyi ngo yaramututse. Abantu baramubwira ati reka dusibe tugaca ijosi. Ngo Dawidi agira imbabazi Shimeyi. Abayahudi n'uyu munsi niyo mpamvu n'abatatse Barutimayo bene Timayo mu butaka baravuga ngo Yesu Kristo mwene Dawidi tugirira imbabazi. Kubera icyo mwise mwene Dawidi ni uko Dawidi niwe munyembabazi wa mbere muri Bibiliya. Yesu rero yari ari umunyembabazi nka sekuruza Dawidi. Narabwiye Shimeyi amateka avuga ko kubera Dawidi yagira imbabazi Shimeyi yaje kuba sekuruza wa Morodekayi n'umudamu witwa Rusi. Bakavuga ati rero iyo Dawidi aza kwica Shimeyi, Abisirayeli ntabwo bari kuronka abantu bo kubataba, Abayuda ntibari gutabarwa ntibabonye. None rero nahari ibyo byababayeho kwa Morodekayi na Esiteri bakabiharura kuri Dawidi ko byavuye mu mbabazi za Dawidi. Rero umwanzi wawe ntabwo ava gupfa, ahubwo Imana izamurinde. Hari umwuzukuruza wiwe azataba n'umuzukuruza wawe, yaneza wamugiriye ikazakuba umwana bakazayironka. Imana ihabwe icyubahiro. Birabwira ngo umwanzi wawe ntagapfe, bimubwiye ngo umwanzi wawe ntagapfe. Kandi murakugire nabo mugasenga bapfuye ubusenze nabi. Erega hari igihe apfa akagira ngo ibyo yamupangiye byaremeye. Abakwiye kubaho nyamara Imana izagutabara akiri hepfo amenye ko ugihari. Ntabwo yamusize mu kinogo agatapfa agenda aserera ati ntaho mvuye musizeyo. Ariko Imana igutabara agihari niyo apfa ni n'ubu atija ibyo nakoze byarapfa. Imana idutabara. Rero niba ugomba ubwiza icyubahiro no kudapfa rero ubirondeze gukora ibyiza wihangana. Hari undi muntu dusomye, reka we tumusome, reka dusome
Dusome muri Yesaya 38. Yesaya, wavugishwa n'Imana. Yesaya 38. Ndambiye amagambo mwabonye. Hezekiya yegerwa iyindi myaka yo kugira gute yo kubaho. Ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara hagera hafi yo gupfa. Buke uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuzako aramubwira ati, uko niko Uhoraho avuze, tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati, tegera Uhoraho, niwibuka ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti, genda ubarire Hezekiya uti, uko niko Uhoraho Imana ya sokuruza Dawidi avuze, ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, ku minsi yawe yongeye ko imyaka 15. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Ibikorwa wakoreye Imana urashaka kugira urubanza. Reka Hezekiya agize urubanza. Icyambere Hezekiya ararwara, hararemba, hagera kwapfa kubera badakundanye n'Imana. Ngwimutumako ati, genda rero ubwire Hezekiya atunganye ibyo mu rugo rwiwe kuko agiye gupfa adakira. Reka n'Imana arivuze. Hezekiya ntiyavuze ngo amena. Oya, hari ubugira kutavuga ngo amena. Hezekiya ati, ndanze. Imana turapfa. Hezekiya ati, ndanze, ntaho njya. Ntaho njya ntwara ibyo ndanze, ntaho ngiye. Ajya mu rubanza abwira Imana ati, bari batumvikana. Tumvikana. Urazi ko agenda imbere yawe ntakora ibyo ubona ko ari byiza, twite umutima utunganye. Nakwifuza kugira umutima utunganye imbere y'Imana. Abifuza umutima utunganye, abo bifuza bati, Imana mpa umutima utunganye. Kandi nagenda imbere yawe n'umutima utunganye, ntabwo akora ibyo ubona ko ari byiza. None ugira abantu bayikwe nuko umeze mu bikorwa Hezekiya yakoze. N'uyu munsi hari ikintu iyo ukandagiye muri Isiraheli ubona Hezekiya yakoze, cyakoze ku mutima w'Imana. Usomye muri Bibiliya, ndababwira ibyanditse muri Bibiliya, babwira n'ibyo nawe ni n'amaso yanjye. Icyambere nusoma muri Bibiliya usanga Hezekiya yagiye ku ngoma asubiriye abami ngo bakoze ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Yagiye ku ngoma asanga abantu barabaye ibigaba, barashinzwe mu buryo bugora mu miga z'imisozi aho basengeraga ibigirwamana. Hezekiya yageze, ikintu cya mbere yahereyeho yabaje gusambura bwa buzu bwose n'ibitabo byo mu miga z'imisozi, abana basubiza gusenga i Yerusalemu. Yongera ashyiraho itegeko ryo kwizihiriza umunsi w'isabato neza, agarabana ku Mana neza. Icyo ni kimwe. Kabiri, Hezekiya ugeze yarwanye n'umwami wa Ashuri. Kandi umwami wa Ashuri naziye ngabo zari zabateye, bari abantu bafite imbaraga ku buryo Hezekiya atari kubashobora. Ngo baragenda, urebye ahantu bari bategeye ni n'ahantu bita Inatoti ko hariya mu kiyaya kwa Yeremiya, nkugende ngo ndahabona uko hameze. Niho bari bihimbaye. Noneho baragenda bategera ku mazi kugira ngo Abisirayeli bazapfe bazize umwuma n'amazi baronka. Bazajya kubatera
misozi hari ngo nigereranye ariko abaturi abuzunamura kubagereranya bikuntu hameze ko hacoye ninakujya hejuru ku bumwe arangije bimumwobo bibatine ibarabara ryo mu kuzimu baba hejuru hariya nk'uko hejuru ku bumwe baramanuka baraza bagaserukira munsi ya Ntahangwa bagataha bazunguruka munsi ya misozi munsi ya Ntahangwa barayikorora bakayikororera igatuzunguruka muri ya misozi bimye muri ya miyoboro bimye munsi y'umusozi noneho yego muri proseye bari barindi babaharama amazi niho abashuri bari bagiye kubona amazi arakaba bongera kuronka n'ibintu kubera iki Hezekiya yafashe haya nibaze cyaba pinone ba uraje kwena kwete uraje ukuntu narushi uraje imbaraga nashize none uranwaye Imana yabyumvatisha nabahurenganije kwere Yesu nahabucyubahiro biramugeza Imana irumva kandi kibuka ibikorwa twayikoreye sinkujyanye bivuyemo yewe mubwire ko mbonye imyaka 15 yo kwimeraho nawate yongera atembere gake gake kwere Yesu nahabucyubahiro wowe usomye ariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 12 hadusangayo kuri 11 dusangamo umuhungu witwa Lazaro w'i Betaniya Lazaro birabango Lazaro yarwaye bene nyina Mariya na Marita bandikira ijambo Yesu baramwandikira ngo ukunda ararwaye wowe umuntu akwandikiye akandika ngo ukunda ararwaye twankajye wanyandike ngo ukunda ararwaye yari madamu ntaho bihunda ntaho wavuga ngo byebe nase ndabakunda ariko umuntu wakwandika ngo ukunda udashyize wizi atamenya ko ari se wanjye naho yakwifuza ku inshuti ya Yesu abifuza ku inshuti ya Yesu haleluya 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 umbe ku inshuti ya Yesu ntabwo bwizana narabwiye ibintu ku Mana nta kintu ku Mana cy'umuntu kibaho Imana ntabwo itangira ubusa akantu kamwe itangira ubusa ubuntu garatubika nagakiza nabi kandi nabura akora rero byo gakiza naho bawakoze rero waguru ukihana rero utihana ntukaro rero utavuze nase yavuze yaravuze ngo wizaza umutima wawe ukanzuza akanwa kawe kwa Yesu Kristo ari umwami uzakizwa none ni wakoze urazalika kubivugurira kukizwa uwarize rero akora amafaranga baguca nta n'ibintu bimutanga ya uraza ugapfukama gusa ugendesha amaguru ugacuruza ati Imana ibabarire ariko ntibihane nka babandi ntabwo abantu bihana nabi nk'ubu ugasanga wicaye hano uririmba ukora ibikorwa bihanye nabi hari abantu bihana nabi narababwiye muri ya minsi twagiye tugira uko umuntu wajya kwihana ngo kwere Imana ibabarire kwere ibintu biragora kwere Imana ibabarire kwere ibintu byose nagendeyemo w'amaraso Yesu abeho Imana yansuke atagira kwisuka ko amaraso ntunavuga ibyo wakoze ku muntu arayitura w'amaraso mukozi w'Imana abeho sha umuntu wihana w'imugisi biragora kwere mwisi meze nabi umukozi w'Imana ngo duca muri byinshi ngo w'amaraso eka ni mu wihana rero abantu bihana sa kweri amaraso akatujijisha Imana idutabara ariko yawiyane neza agakiza urakarongo ibisigaye byose rero uzabikorera nta cyagusa kibaho kuri nta cyagusa kibaho naraba inama ari namo dusoma ngo tuva mu bwiza tujya hehe rero kuva mu bwiza tujya mu bundi rero abantu
turi abantu b'Imana. Ari ngorere hari abasambaye hari bari abantu bose umuntu witwa umuntu ni umuntu w'Imana. Icyo ni kimwe. Kabiri, iyo wihanye neza utuja muri quartier y'abana b'Imana ugatawirira ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Yewe Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. aho ukaba umwana w'Imana iyo ukoreye Imana neza, iyo utangiye gukora rero ukoreye Imana utura inshuti y'Imana. Ndabona kwifuza kuba inshuti y'Imana. Amen. Kuko hari abantu kandi baramutinye kubivuga bigaragaza ko abenshi mutari inshuti z'Imana. Hari ibyana binanirana ugasanga urwana ruriba mu rugo. Niba wicaye hano wenda ikigira cumi uru rwana ruri rwananiye se, hari urwana ibyana by'ibiga babitunanira ugasanga nawe umwana yakunaniye nubwo ari umuhungu wawe wagituma kigakwiye yagituma aho maritse impuzu kiyagusoma, wagituma ku isoko ntikigeye, wagituma kubabane, wagituma kuza n'imwe ndingwari ariko ubugari buhiye gikarama mu ba mbere kikamiragura mu ba mbere kubera iki ni icyana cyo muri uru rugo. None umwana yakugabiye umwima ibyo kurya asangira n'abandi akaryamana n'abandi kubera iki ni umwana wawe. Buriya no mu rusengero hari ibyana byananiye Imana, hari ibyananiye Imana biri aho kigira cumi biramira bigunga Imana, impereza ntigitanga, babuze inyubako ntigikora, babuze ngo hazaza abashyitsi nta nzimano gitanga, ariko kubera ko ari cyihari rwitwa urwana rwo kwa Mana ruguma rurabara aho ngaho ntakunda no mu kanya kuruhindura uraza kurya. Ni uruhungu rwo kwa Mana, ni urukobwa rwo kwa Mana, ariko rwamunaniye rwamuhombeye ruri aho nta bindi. Subira mu rugo iwawe urebe. Hari abantu bananira Imana ariho bari bikabi sinzi niba wirinda ko bakayirumbira bikayirumbira n'ibiri aho ngaho. Hakubera iki? Iki kintu cyagabo yari ihari yatura ibyaha neza ucaruza rero urabara amakwase ntandigira cumi tanga impereza umunani muratugowe tanga inyubako ko ari umwana wo kwa Mana rero ruzigumiraho ruze rupfiraho ntakundi. Imana dutabara yakwifuza kuba inshuti y'Imana. Tuzibwira ngo buri mu Mana mpindurire umutima duhinduke inshuti n'ukuri kabisa Imana ikubabarire. Yakwifuza kuba inshuti z'Imana. Rero hari icyatumye bandikira Yesu iri jambo bakavuga ngo ukunda arwana. Nimbabwira ahantu kavuye Lazaro yavukanaga na Mariya na Marita bahaba hariya i Betaniya. I Betaniya ni muri quartier residentiel, quartier zo guturamo abantu b'abaposte, kandi muri quartier z'aba VIP, ni muri quartier y'aba VIP vraiment urebye n'amazu yaho. Kandi uvuye i Yerusalemu mu gisagara werekera i Betaniya abari Bujumbura mabwiye we muracamo hamwe kabishe namwe bari muri Bujumbura n'ubundi mwaramuvuye ni nkaje mugasekebuye kuri yo quartier gasekebuye imeze no mu gisagara niko i Betaniya hameze. Ni nkaje neza nkaje bari mugasekebuye baba niho baba. Rero bakavuga yuko ababyeyi babo barazaro bari barapfuye basiga abana batatu. Agakobwa kamwe kitwa Mariya karabananira kuko bari abakomerisa bari bafite inote babayeho neza, bari bacutu bafite ibintu bikomakomeye. Ka Mariya rero karabananira kava iwabo i Betaniya hariya hejuru karamanuka ya ku kiyaga kujya gukorerayo umwuga mubi. Umunsi umwe Lazaro yari yakomeje bizinesi ubucuruzi bwa
yavuye Bujumbura muza gutora agasito yari yabone muri muntu uratanganyika nzayizana Igitega ureko mutamutoye wayiza muzajya mwebwe yavuye Bujumbura mwihangane yari yabone watanganyika nzayimuna wayijyana Igitega yesi dukoreko bigenze yamunanagarira ikiraho yari rero Yesu nashimye Amen. rero Lazaro yaranduraga amafi i Galilaya ayadugana yari ku kiyaga cya Galilaya ayadugana muri kapitali i Yerusalemu kwegandarizayo agakorana n'umugabo witwa Simoni w'umunyamirembe urya mujya gusoma Simoni w'umunyamirembe arangije Simoni yemaye ibirembe aranyegera urumva ajya muri konfinima yugaranirwa hariya ategere kujya mu bantu amafi bayaranguraga ku isosiyete ya Simoni Petero hari Kaperinaumu nabo barabakiriya nibo baranguriraga Petero aho rero Simoni w'umunyamirembe yugaraniye amenya amakuru amenya ko kwa Simoni umwe aranguriraho amafi hari umugabo witwa Yesu umuhungu wavuye i Nazareti urimo akorera ibitangaza arabateka nzagerayo amateka yabo rero avuga ko Simoni yari ikamufu yari inyegezi yishyira ibintu mu maso afuka n'intoki kuko umunyamirembe yajyaga mu bantu arangije aranyomboka nk'uko waba hariya aho abandi bajya Igitega ukamanuka ugenda ukajya hariya uko imagadara aho yamusanze ni nka hariya ibuvira ubazungutse nk'ibuvira hariya ntabwo nasa n'ibuvira neza neza uzungutse aho hari ibuvira arangije rero wahagarara hanze abatewe mugende mubwirire ashaka Simoni ati Simoni mazina yawe ari hano hanze mutaba muvugire kuri umugabo arira ko yakuyondera ka Simoni yongorera Yesu atewe aterega ndafite umugenzi ari hanze arwaye ntabarumugirize Yesu kubera ko Yesu yakoranaga kwa Simoni Petero mu rugo iwe ibiro byiwe byari mu nzu ya Simoni urumva nawe nawe waga ni muze tuvugira abantu numara kumwemera nk'umukiza wawe uvuge kuba ibyo yagukoreye asengere ko nagusengeye wani bandi Yesu ntibagusengeye wowe kwidasengera nawe bwira mugende gusengera n'ababandi shaka bazaza basengereye barazigire arangije amubugi aramurambika ibiganza arakira aradumu wagezeyo arabatewe nakire sharanza namuye n'umwe witwa Yesu amaze ko iraka erega tumize kwa Simoni no ehera nabaye hatayoya Lazaro agira ikibazo mu mutima watangura gusenga ati yo uwo mugabo witwa Yesu baja Imana yanabara gahura na Kamariya kari mu mara hepfo hari none shaka gukoda umunyabire niyahura na Kamariya gashikanye shaka kaki reka karatuwe kandi ngiye twara kabuze kandi kitume reka ngiye kurangura karamwe yepa akiri sengera akiri mugisha ugamuko Mariya bamuserutse ko ari masambana yo amundi baserutse ko ari masambana babara kadumuje barakacaki bakazana imbere ya Yesu n'amabuye ati Yesu ati kweri hari ibintu amategeko twemerera ati ni ibiki uyu muntu tumuserutse ko asambana kandi amategeko atwemera ko tubicisha amabuye none dutange tubwire dutange tumujyujyure cyangwa sa amategeko yo Mose abivuga Yesu ati warunama ati yewe umuntu utarakora icyaha muri mwebwe nabaga utangura kugambira mu kubita ibuye batangira kwandika hasi biharage uraje ko ejo wabikoze n'ubwo batakubonye muga ngo biharage yakwireba akabana nyabutse mabati ukajya ntuvuye buryo bakorera bari kugutera mabati sha bantu bose bantu baho bagiti bose bantu bose bariyona reka
utarapfa so utabikoze kuko utagufashe. Yesu nashimwe. Unyoko utarapfa nuko Yesu atabibonye. Abantu ntibabonye ko Yesu yabibonye. Amaraso Yesu nababeko. Arangije rero mayuna muyatimana abantu bakuranga bari he atereka bose bagiye ati rero nanjye singucira ibibanza yenda amahoro gusa ntukongere gukora ibyaha uze wirinde. Mariya Maduga ageze ku ruhare y'iwametere bavuga ko yagiye n'amaguru ibaze kuva nkuko haba hariya ibuvi ukabyuka hano Gitega muri kapitali n'amaguru ntumaze amasaha agenze ntumaze iminsi yahagenze ariko bigaragara yuko yaje yirukanka yapfuye nabi. Lazaro rero bamuboye. Lazaro afata ingingo aravuga ati uyu muntu witwa Yesu ndagomba kumubona. Baragenda hariya kwihoteli Galilaya ku kiyaga n'uyu munsi nziza nanayiriye bari saa sita genda iyo hoteli kwa Lazaro bayigaburiye ifi yo kwa Petero hari agafi bita ifi yo kwa Petero ifi yo kwa Petero yirishije ubugari bwaho wa ya capati Petero yakoze ukuntu bayikora yirishije ifi yo kwa Petero seteri nakwambe narayiriye kwe ahida yani mona yarariye aho mugira rero ati arangije bashinga ingingo arabatumwe uyu Yesu Kristo niyagera hano hantu iwanjye mujye mumugaburira mumuhe ibyagusa niyagomba kuruhuka haruhukire arye ninaza kurya n'abantu bari kumwe bose bigira amahoro mujye munyandikira gusa mu fagitire. Lazaro afata ubutunzi bwe bwose abugabira Yesu. Haleluya. Amen. Irambwira ngo niba ugomba kuba inshuti ya Yesu ibyawe bigabira Yesu. Niba ugomba kuba inshuti pasa bijya bintu byawe kandi ufite pasa bimugabire bigabira kandi byinshi ukaba utabishyize mu Yesu ubuze ubwenge bimugabire Yesu nashimwe. Rero umuntu wifuza kuba inshuti na Yesu tuzandanga ega hari igihe badamu babyaha nimba roho arawiri kigira cumi bigabire Yesu nimba ho urya wenyine bigabire Yesu. Yesu rero aba kuva munsi niyo mpamvu mu kwandika kandiko batigeze bandika ngo arabaye no barabati wa muntu ya nshuti yawe inshuti yawe wa mukunzi wawe ararwaye ukunda ararwaye Yesu naho bitubahira. Arangije rero naho Yesu atugirira neza twese ntugire ngo abantu bameze nabi. Reka umunsi umwe Simoni n'umunyamibembe yateguye gushima ategura ifete muzayisomera muri Bibiliya wategura ibyo kurya baratumira abantu kugira ngo baze kurya banezerwe abashimira Imana abereke bo mukijije. Mariya nawe agatara amatwi arabyumva yuko Yesu azaza mu rubanza kwa Simoni. Mariya yagiye yaguze amavuta y'igiciro cyinshi aravuga ati ko Simoni ntanze akamuhamagaye amuzimane mbega agenda akora iki doya aheyogura amavuta ashaka ndayamumeneho nereka yuko ibyo yakoreye cyangwa yamuye we amabuye yanyirije baje barakibuka ingorane n'abantu bari kutibuka aho Yesu yagukuye nibyo bituma udakorera Imana. Nta bindi bituma abantu bahinduka ibiti bari no mu rusengero uribuka aho Yesu yagukuye. Dore umuntu wibuka aho Yesu yagukuye atuzuye ati ndagushimiza aho wangu dawe wamuye Yesu nzamagushima cyane Yesu nashimwe. Aba twari kumwe muri iyo minsi narababwiye umudamu wanjye yayikweri yarapfuye naho ni muzuka kweli kandi aho naho uzajya aho wigira yo ngayo naho rwara reka ukazagenda ibyo uzanganya reka namukoye kabiri mukuya ngo mukuri wabo natanze Imana. Umunsi umwe tugiye tumaze urugendo iyo za Karusi imodoka yanjye igira agisida yabaje iraguruka no mu
nagutse ye nanga kwabo kwimana rero bimbi andi musenge na bisenge nagutse ntamuka amazi ari maniga turyanye mu mazi n'ukanye mu mazi amazi yaturenge ndende hejuru gutyo nsanga madamu wanjye yapfuye sentre yamugumije gusa anagaranga imana nkoro tumvikana segera mu mugari ufima yoyo urabona ko utanyishe kandi singomba ko ubona afite sheri wanjye kuneza yawe iriza umugore kandi n'umukiza nzaguhina ndayikwemeye nzakugabira kumugaragara izuba ariko bene umurango bareba nyikugabire kweri nawe ujye hejuru uri mu ijuru siyabara ndayikugabira bene umurango bareba amara umwungirize gusa ese nari mukoye imana birabyumvise irabyumva imana iramugeze rw'iburyo imana irumva rero nangije tugenda ku bitaro by'iteka mbona yapfuye ngenda ngaramahanga mu byatsi byatsi by'iteka nambaye kositimu ndarira imana sinabe ko nzaguhinga erega aragiye ko mbona apfuye ubwo niwe ntiyumvire impamvu ze kumupfakaza nkomeze nica umugabo ndangije imana irabyumva iramuzurira imwungirije rero n'umusore yamanda yungura inyama nziza yizanira imana yinjirira nkaha iraza igeze hano nkaha ntaramura ibiganza imbere y'ishingiro ni mana we niba aravuga ati sabwe akwigira bari itatu ntibigiye wa mugenzi wawe wa muhungu mukundana we twizeye imana mbere ye nakubwiye ko niwangiriza umugore nzakugabira ku mugaragaro izuba riva bene umurango we none yanka nakwemereye ngiyi ndayikuzaniye ishengero ryawe n'abantu bawe bakuvane gukura ubwatsi iyo bizakora biyakira ushimire mu izina rya Yesu ishengero rikoma amashyi none se nubaho yigaramishe wawe ubwo ndayimunyu Yesu nashime uzanyirahira gihema kweri nugize kuko iyo abantu bagabiranye baratabarana niba abagabo bagabirana bagatabarana umwe yagira ngo akamutabara none sinakugabira erega ntuntabara aho nyine ndose numva agatero karabafashe numva umugabo w'imbaraga mpoze ku bitugu arambwira ngo humura ndi kumwe nawe amen haleluya 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 ndabifuza ku inshuti y'Imana mu izina rya Yesu urifuza ku inshuti y'Imana dudire ngo mana ndagomba guhindura ibintu mu inshuti yanjye nyanshuti haleluya rero yuraza nta kindi cyatumye inshuti y'Imana yafashe ibyiwe abishikiriza Yesu mu Yesu abituramo hari undi muntu we yari yapfuye abaturi inyuma gake nabwiye ko ndi muzuka hari ntahe si yanjye byo bambwiye uyu mugore wanjye twararirimbanye muri korali Murongoye turi abana twese aha turaziranye hari Murongoye muri korali rero kandi iminsi yose uko twagiraga amasengesho ya korali ari nayo iminsi y'itatu umunsi dusoza aya masengesho ni jyewe nabyuka kujya kubatekera agacyayi n'akabunyi kugira ngo bakanywe maze bakaba baryamye barembye nanjye nkajya kubatekera bakagira ngo ngiye nkoze mu mabuye kandi byarangarutse basha ubuze duha cyane kubera ibyo bintu wowe usenga y'itatu kandi uri mu mbuga wanangoye n'amasengesho ugaca ujya kubatekera babiryamye ariko byaranzuye mu bapfuye rero abaririnda ariko akari imyaka itari mike icyabona ngo mu ipfa ryanjye rero abaririnda bafata ingingo baravuga ngo ntabwo twemera yuko ndiri yapfa bashyiraho amakipe atatu hari ikipe iza kureba muhira ko abana bariye nigemura ku bitaro nisenga kugira ngo ngaruke sinzi
bati turabyanze ntahojya hega murabona zibiri hari abari buraya uri buraya niwe wamwengeje yarabibwiye nyuma yaho arambwira ngo twe aho twari turi buraya twagize inama turangwa ibintu ndera yadukoreye ndera batugaburiye ndera badukoreraga ibikorwa muri korali turanze tuzaheza amasengesho ariko Imana imuzuye bafata ingingo ngo nzuke none umuntu atari hano umere Imana icyubahiro yanzuye ibikorwa rero byavuga ibikorwa biragarura umuntu niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babirondeze gukora ibyiza bihangana mwene data niba uri mu rusengero ntacyo umariye Imana warayihombeye kana no gutwara nta biramupanga Imana idutabara hari undi mudamu hano mu byakozwe n'intumwa umukobwa witwa Dorokasi umudamu witwa Dorokasi Tabita reka Tabita yapfuye mama we bamwegeranyije babadamu baragenda babwiye bahamagara Petero bamutuma ati Petero uyu muntu naho yapfuye hari ibintu yadukoreye none akaramuka agiye tuzabikorerwa nande ko batwambikaga ngo bazanye impuzu yabakoreye ngo bazanye imipira y'imbeho yabahaye abantu bose baratonda Petero abwira Imana ati Mana aha ndahava gute mbega Tabita yarazutse kandi yazutse yazuwe n'iki ibikorwa byiza Doroka n'ibikorwa byiza kandi by'ubuntu Doroka yazuwe n'ibikorwa byiza kandi by'ubuntu wewe mbega mwene data uziruza Imana iki nk'abandi bakora wiraramangiye mbega mwene data uziruza Imana iki nk'abandi bakora wiraramangiye Doroka yazuwe n'ibikorwa byiza kandi by'ubuntu ese mwene data we uziruza